Mwaramutse neza, amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda cyane. Njye wagarutse nanone ni Claudette. Mumeze neza? Amakuru. Ubushize nababwiye ngo turaganira ku bijyanye n'umuyenzi. Umuyenzi hari ibanga namenye ryawo ntarinzi. Umuyenzi ni ikimera kivura inkorora ku bana. Wari ubizi? Umva, ireba aho ya nkorora yananiranye, ugenda ugafata umuyenzi. Umunsi nzabona kamera nziza nzabereka uburyo bikorwamo. Ufata umuyenzi ukasa nk'ushyira ku muriro gake ukawubabura, wangiza ugakanda. Iyo amazi avuyemo, niba ari akabebe gato kagaha nk'akayiko gatoya mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Umuntu mukuru cyangwa umwana mukuru uri hejuru y'amezi 6, ukamuha ikiyiko kinini cy'ayo mazi yavuye mu muyenzi. So rero guys, niba ufite umuntu wakurwaranye inkorora byaranze, cyane cyane ko abana, kora ako kantu. Nubona bidakoze, uzongera ugaruke muri comment umbwira ati warambeshya. Ntago nababeshya, umuyenzi ni umuti w'inkorora kandi ni ukuri, niko kuri kwanjye. Tuzajya dukomeza tugenda tuganira ku bindi bintu bitandukanye. Icyo nkwisabira, komeza ukande like, share and comment. Imana ikomeze duhana umugisha, mukomeze mushyigikire. Bye.